Philadelphia Imana iratsinda. Haleluya. Ndashima Imana nyir'ijuru n'isi iyo itugejeje kuri uyu mwaka tugezemo mu mpera z'uyu mwaka tukaba twageze kuri Noheli. Turashima Imana yuko ikomeje kuturinda ikarinda imiryango yacu ikagenda tugira neza. Tugiye rero kumva ijambo ry'Imana riboneka mu Bacamanza igice cya 11 turahera ku murongo wa mbere. Handitse ngo Yefuta atoranirizwa kuba umucamanza wabo. Nuko Yefuta w'Gileyadi yari umunyembaraga n'intwari kandi yari umwana wa Maraya. Kandi Gileyadi niwe bamubyaranye. Ariko umugore wa Gileyadi amubyara abahungu. Bamaze gukura birukana Yefuta, bamwirukanira bati nta mugabane ufite mu bya data, Imana itugirire neza. Intego y'iri jambo ni ukuvuga ngo Imana ihindura amateka. Uyu ni Yefuta. Bibiliya iratubwiye ngo Yefuta uwo yari umwana wa Gileyadi. Nge kandi ari ibyo byamurangaga. Yarangaga nuko yari umunyembaraga. Ikindi kandi ngo ari intwari. Ariko ubwo butwari yari afite n'izo mbaraga ntabwo zigeze zimubuza kuba umwana wa Maraya. Iryo zina niro ryatumaga ryasibanganyaga icyo yari cyo. Ubwo butwari bwe, izo mbaraga ze nubwo yazifite rwose, ariko yari afite akantu katameze neza kitwaga ko yari umwana wa Maraya. Ariko ijambo dufite nshatse kugira ngo tuganire ni ukuvuga ngo Imana igihindura amateka. Yefuta uyu Bibiliya itubwiye ko bamutaye kubera ko nyina yari yamubyaranye na Maraya, ariko babyarana yari afite undi mugore. Ngo uwo mugore amubyariye abahungu. Abahungu bamaze gukura barebye ka Yefuta ko baravuga ngo shwi wowe genda ntabwo uri umwana wacu. Yefuta ngaragenda ajya mu ishyamba ngakajya abana n'inguguzi. Inguguzi ni ibirara byaho ngaho, izamayibobo yabanaga nazo. Ariko kubera ko yari intwari kandi akaba n'umunyembaraga, icyo yakoze nuko yabigishije ibintu byitwa kurwana. Bakajya barwana, abo umuyobozi wabo, abo umukuru wabo. Yefuta yamenye icyo ari cyo. Yamenye ko ntacyo ashoboye, ko ntacyo afite kimuranga, nta identite yari afite nziza. Identite yari afite nuko yari umwana wa Maraya. Ariko bafata gahunda yo kuvuga ngo jewe ubwo bimeze gutyo bakaba banyirukanye nkaba nafite yonge, reka mfata umwanzuro wo kugira ngo nige kurwana kandi nshaka abayobozi abagaba b'umugaba w'ingabo wabo bana. Yabaye uwo mugaba w'ingabo wabo, ararwana. Biza no kumenyekana mu Isirayeli yuko Yefuta ari intwari kandi afite na batayo arwanisha. Nibwo haje kuba intambara y'Abisirayeli bararwanye ntibanesha. Baneshejwe, icyakoretse nuko bitabaje Yefuta ararwana aranesha. Anesheje bamugira umwami wabo, kuko bo ntayandi mahitamo bari bafite. Bari babonye umugabo w'intwari, bari babonye umugabo w'umunyembaraga. Ndashaka kubabwira ijambo ryitwa guhindurirwa amateka, cyangwa se umuntu identite wari ufite Imana ikayihindura. Yefuta uyu rwaba Maraya, rwari umwana wa Maraya, ntabwo byakomeje kubera yuko yageze aba umwami ukomeye, arakomera kubera ubwenge yari afite. Kandi ubwo bwenge yabwigishijwe nuko yari indushyi, ntabwo yaritaweho. Ari ukuntu umuntu atitabwaho, yubuzo kwitaho, wewe wiyitaho.
ukarwana ukavuga uti ngiye ngomba kugera kuri iki kintu, ngiye ngomba kurwana nkagera kuri iki kuko ntafite umuntu undwanirira. Bibiliya tubwira abantu benshi bagiye batabwa ariko bakirwana bakavuga ngo ubwo ntawe ntafite undwanaho ngiye kwirwanaho. Bibiliya tubwira Dawidi muri Samweli wa mbere. Dawidi uyu nguyu nawe Bibiliya tubwira ko yari umwana wa 7 mu bana ba Yesayi, ariko ntiyigeze amenyekana kuko yiberaga mu ishyamba. Aba mu ishyamba aragira intama za se. Icyo yakoze niki? Icyo yakoze nuko yavuze ati ubwo rero ntafite unyitaho, reka nishakira Imana, Imana ari inyitaho. Ashaka Imana. Bibiliya tubwira ngo yajyaga aja kuragira, yagera aho ngaho akajyana intama ze mu cyanya cy'ubwatsi bubisi. Intama ze zikarisha ubwatsi zigahaga, zamara guhaga byagera ku gicamunsi akazijyana mu iriba ry'amazi y'amakera zikanywa zigahaga, akabona zimeze neza, agahita yihimbira indirimbo akavuga ngo Uwiteka ni umwungeri wanjye ntabwo nzakena, ngandyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, ngashora mu iriba ry'amazi adasuma, nganyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Baravuga ngo nicyo gituma ntatinya naho ibyago byaba byinshi, mfite umurengezi. Haleluya, haleluya. Ni ukuvuga ngo Dawidi yari yaranje abonye ko ise na nyina bamutaye, yiyambaza Uwiteka. Uwiteka amubera ibyiringiro, amubera umwungeri, amubera umwungeri. Nibwo yavugaga ati Uwiteka ni umwungeri wanjye, kubera ko yabonye ko nta yandi mahitamo afite. Imana ibonye ko Dawidi yikomeje kuwiteka, amwise ko ari we mwungeri we, yavuze ngo mbonye umuntu ufite umutima nk'ushaka. Nibwo igihe habonekaga ikibazo mu Bisirayeli, bavuze bati turashaka umwami, bahisemo Sawuli kari wabera umwami. Icyo yahisemo ni iki? Sawuli aba umwami ariko umwami Imana itishimira. Igihe yari amaze gucumura rero, amubwiye ngo najye kwica Abameleki, yarangiza bamwe akabazana ngo n'intama n'ibibyibushye akabirokora, Imana nibwo yahise imuca ku ngoma. Nibwo yabwiraga Samweli ngo genda ushakire kwa Yesayi, urashakire umwami usimbura Sawuli. Samweli yagiye bamwereka abana beza, abahungu b'imigenda, abahungu beza. Baravuga bati yareba ko bati aba ni Imana yishimira, ariko Imana ikavuga ngo sabaje nabagaye. Imana ihindura amateka rero, irareba ibona akana kari mu ishyambiyo katayiranywe katazwi. Igihe se ndetse nawe yari yamwibagiwe, amubaza ngo nta bandi bantu ufite, bakavuga ngo nta bandi. Ariko agize ati nibutse ko hari akana, hari agahungu mfite iyo mu ishyamba karagiye intama, ati mugende mukazana. Ariko bakazana ntabwo batekerezaga ko Imana ishobora kumuhitamo, kuko babonaga abandi basore beza barebare aribo iza guhitamo. Ariko Imana ihindura amateka, iragenda ikora kuri Dawidi, akizana n'udutama twe, aravuga ngo nguyu uwo nifuza ko wimikisha amavuta akaba umwami wa Isirayeli. Dawidi rero ahita yimikishwa amavuta aba umwami wa Isirayeli, nubwo atahise aja ku ngoma, ariko Imana yari yamwemeye, yamuhindura amateka, imukuye mu ishyamba. Sinshaka kuvuga amateka yose uko yagiye ava mu ishyamba, uko yagiye Sawuli amurwanya, ariko Imana idakiranirwa, Imana ihindura amateka, ihita imwimika aba umwami wa Isirayeli. Ndashaka kuvuga Imana ihindura amateka. Imana ihindura amateka nyiri muri Samweli wa kabiri. Bibiliya itubwira igihe Sawuli amaze kuva ku ngoma, agiye kurwana, aganeshwa, bakamwica, Abafilisitiya bakamwicana n'umuhungu we. Hasigaye akana kamwe kitwa Mefibosheti. Mefibosheti uwo asigaye ngajya kwa Makiri i Lodebari. Abayo yari yaravunitse, yarabaye akamuga,
kuko muri iyo ntambara ngo umugaragu we yaramutwaye yumvise urugamba ruhinanye amukubita hasi akana ari gato kavunika amaguru yose ntabwo yabasha kugenda aragenda ajya Irodebari kwa Makiri abari haba abayo kwa Makiri nta muntu umutekereza iyo wibyo ubwami nta nubwo yarakibifite kuko nta bwami yaragifite ubwami bwari bwabaye bwa Dawidi yarari aho ngaho ari indushyi bamuhereza itwo bamuhaye bamwima bikaba ibyo ariko Dawidi amaze kuba ari kugera ku ngoma amaze kumva aguwe neza nibwo yavuze ngo nta kana nta warokotse wo kwa Sawuli ngo mugirire neza y'Uwiteka baravuga bati ntawe ariko Siba wari umugaragu wa Sawuli aravuga ngo ari akana karokotse k'Irodebari kitwa Mefibosheti umwami aravuga ngo nimugende mukazane akana barakazana kameze nabi katarakwa kugira ngo umwami bwe ntiyari bumwemere impamvu Dawidi atari bwemere uwo mwana kuko karakamuga nuko yari yavuze ngo i Yerusalemu ntihazaba ibimuga ntihazaba impumyi ntihazaba iki ibintu byose bimeze nabi ntihazagira ikintu na kimwe kiba i Yerusalemu ariko itegeko ry'Imana kuko Imana niyo yamuteyemo kuvuga ngo nagenda azane uwo mwana Mefibosheti yirengagiza iryo tegeko ry'uko yavuze ko nta kirema nta kinabicumbagira bizaba i Yerusalemu ariko aragenda azana Mefibosheti atangira gusangirira nawe ku meza ibwami aramubwira ati ntago nzajya njya udahari nta kintu nzajya njyamo utanyoyeho Mefibosheti arabati nkanjye intumbi yimbwa untekereje ute koko kugira ngo ngirire neza imeze gutyo ariko aravuga ngo nibutse neza papa wawe yangiriye umuhungu wa Sawuli Imana ihindura amateka rero ihindura amateka ya Mefibosheti wari Irodebari abavuyeyo atangiye gusangira n'umwami ku meza ndashaka kuhabwira Imana ihindura amateka uyu mwanya ushobora kuba ufite ibibazo ukibaza se nanjye nshobora kugira ubuzima bwiza ese nanjye Imana yanyibuka muri ibi bibazo bimeze gutya nta muryango nta nshuti nta ariko ndababwira ngo Imana igibuza abantu bitotsi ikibuka umuntu ikamugira igikomangoma Yesu ashimwe haleluya haleluya Imana ije yibuka abantu Imana yibutse umwana witwa Yabesi ngeze muri Ngoma wa 2 ibice 4 Yabesi uwo ngori yavukanye agahinda nyina mubyaranye agahinda niko Bibiliya bivuga Yabesi ntiyitabwaho ariko amaze gukura ngo yibuka ko mama we yamubwiye ko yamubyaranye agahinda ngo nuko Yabesi ngatakambira Imana nyirijuru n'isi avuga ngo icyama ngo kankiza ibyago ntibimbabaze ngo icyamuka mu mugisha rwose icyamuka hindura amateka yanjye ngo nuko Imana yumva gusenga kwe iramusubiza Yabesi nawe ahindurirwa amateka ariko Imana ihindura amateka ariko ntabwo Imana igihindura amateka y'umuntu gusa bigusaba ko ugomba gusenga kugira ngo Imana ikwibuke ndagira ngo mwebwe muri kumva iki kiganiro muri kumvira ijambo ry'Imana musenga Imana igihindura amateka y'umuntu umuntu agahinduka wa wundi utatekerezaga nawe uzi yuko Dawidi yava ibwami yagera ibwami avuye mu ntama hari bakuru be barabasirikare nabatekereza ko Dawidi yakwica Goliyati hari abandi basirikare bazi kurwana bari baramenyereye iby'urugamba ikintu yarafite ryaribuye ryonyine yakoreshaga ariko Imana ikoresha ryawe ihindura amateka ye ageze ibwami yageze n'ibwami umwami arabaza ngo ariko gakana nako kwandi barakayoberwa ariko ngo umugabo w'ingabo aravuga gakana nako kwa Yesayi ni Betelehemu ntabwo yarazi ko ashobora kumenyekana Imana igira itya imugeze ibwami ari akantu Imana igikora kugira ngo
Imana ihindure amateka y'umuntu. Bene data nshuti zanjye, hari abantu benshi Imana yagiye ihindura amateka. Bibiri tubwira mu itangiriro umugore yari maraya. Rahabu yari maraya, yikoreye umwuga w'ubumaraya nta kibazo yifitiye, ariko Imana iza gutera umutima muri Mose aravuga ngo genda mujye kureba igihugu Imana ishaka kubaha. Bagenda ari abatasi bajya gutata igihugu cyo Imana yarigiye kubaha cyiza. Bagezeyo abaho bamenya ko ari abantu baje gutata. Baramenye, baragenda binginga maraya Rahabu ngo abahishe. Aragenda arabahisha, abashyira hejuru ngo yorosaho imigwegwe. Acyorosaho imigwegwe baje kubashaka, baravuga ngo nahangaha mwaye, ni hano niho bari. Ariko baravuga ati reka da nimurebe, nta bantu nigeze mbona, ariko nigeze kubabona, ariko bahise bigendera. Baragenda, bagiye nyuma Rahabu abwira babatasi ati dore ndabakijije kandi ndabona Imana iki gihugu igiye kukibaha, ndabasabye ndabinginze, Imana nibaha iki gihugu muramenye nanjye muzantuzemo, nanjye muzangirira neza niyo mbagiriye. Baramubwira bati rero rwose tugiriye neza ikomeye, none nibona ko tuteye igihugu tujya kukinjiramo, wowe uzashyire agashumi gatukura ku idirishya, nitwabona ako gashumi tuzagukiza, ariko nutagashyiraho ntabwo tuzagukiza. Muzateranye umuryango wawe wose mushyire mu nzu, mushyire ako gashumi. Rero baraje bagiye kurwana, babonye ka gashumi barayibuka yuko aho ngaho hari Rahabu ari. Imana ihindura amateka ya Rahabu irabakiza. Bibiri tubwira ko ndetse Rahabu wo niwe uri no mu gisekuru cya Yesu. Rwose ndabinginze bene data, mwiringira Imana. Imana igihindura amateka y'abantu, Imana igikora igitangaza, amateka y'umuntu agahinduka. Uko niko Rahabu yamukuye mu buraya, ihindura amateka ye. Bibiri tubwira umugore witwa Rusi. Rusi yari umumowabukazi. Buriya Imana igikora ikintu, ariko hari ikindi kintu igamije. Yateje intambara Isirayeli, iteje inzara mu Isirayeli, abarahunga. Ahunze nawe arahunga n'umugabo we n'abana be. Bahunze n'abahungu be bageze mu wabo ho hari ibiryo. Ariko igihe kiragera umugabo wa Nawomi arapfa. Apfuye ngo n'abahungu be baza gupfa, ariko bapfa barashatse abamowabukazi, bashakamo n'uru witwa Rusi. Rusi ariko aza gusobanukirwa, guhishurirwa yuko muri nyirabukwe harimo Imana. Igihe Nawomi yavugaga ati rero bana bakazana banjye nimusubire iwanyu, nanjye nsubiye iwacu Yerusalemu, dore ntacyo nkiramira, nyisubira i Betelehemu, nta kintu ngifite, dore Imana yangize incike. Rero mugumaha, mugume iwanyu, musubire iwanyu, mugende murazashake, dore muracyari bato. Ariko uwitwa Rusi aravuga atoya, ntabwo nshobora kugusiga. Aho uzaba niho nzaba, aho uzagwa niho nzagwa. Igihugu cyawe nicyo kizaba igihugu cyanjye, Imana yawe niyo izaba Imana yanjye, kandi nindamuka ngusize Imana izaba impore. Rusi yikomeza kuri nyirabukwe Nawomi. Nawomi abonye ko Rusi yamaramaje, barajyana. Bibiri tubwira ko bageze i Betelehemu, bahageze basanga ibiryo birahari, bararya. Akajya guhumba, arahumba, akahumbira nyirabukwe, akamuzanira bakarya. Ariko nyirabukwe kubera kunezerwa aravuga ati hari ikintu kijya gikoreka iwacu. Mu Bisirayeli wabaga warapfushije umugabo bakagushumbusha uwo mu muryango wawe wa bugufi.
aravuga ati rero ubugiye ndashaje ariko uyu mukazana wanjye reka mushakire umugabo. Nibwo rero yamushakiraga umugabo. Bowazi amubera umugabo. Amaze kumubera umugabo amateka arahinduka. Amateka ya Rusi yarahindutse. Nibwo muri Rusi wari umunyamahanga w'umuwabukazi yahinduye amateka, identite irahinduka, abo mu Isirayeli. Yesu avukira kwa Yesayi. Yesayi wari uvuye kwa Bowazi, barakomeza abigisekuru gikomeye. Rero na Yesu tugiye mu isezerano rishya, Yesu nawe ajya ahindura amateka y'abantu benshi amaze kugera ku isi. Ageze ku isi Yesu atangiye umurimo wo kwigisha, amaze imyaka 30. Ku mwaka wa 30 igihe yatangiraga kwigisha, abantu benshi bagiye bamusanga. Bibiliya itubwira umuntu yahinduriye amateka, umugore wari indaya, ngo Mariya Magdalena ngo yari indaya, ku buryo bamuzaniye Yesu bamubwira ngo bamutera amabuye kubera ko ngo yasambanaga cyane, ndetse ubusambanyi bwe bari bwarageze mu mudugudu, ngo umudugudu barawumwitirira i Magdalena. Umudugudu wa Magdalena bawituriye Magdalena wari indaya cyane. Ariko igihe bamuzaniraga Yesu ngo nawe bamutera amabuye, Yesu n'impuhwe nyinshi ngamubonye ngamugirira impuhwe, ngatangira kwandika hasi. Arangije kwandika hasi arabaza ngo uzi ko nta cyaha afite namutera amabuye. Ngo bagiye bagenda urusorongo, bagenza umugongo, bibona bagiye. Aramubonye ngabona asigaye wenyine, aramubaza ngo ba abantu bashaka kugutera amabuye bari hehe? Aravuga ngo simbizi. Aramubwira ati rero ugende ntuzongere gukora icyaha ukundi. Mariya Magdalena ni wa wundi Yesu yahindura amateka ye, ntiyongeye kujya mu busambanyi ukundi. Yesu igihe yari amaze gupfa, bamaze kumuhamba, niwe wajyanye ibihumura byiza, niwe wagiye ngaramubura ngarashakisha. Mu gihe abandi barimo batashye, Abisirayeli abigishwa be bamushatse bamubuze baritahira. Petero aritahira, Yohana arigendera, ariko ngasigara ashakashaka. Ngabona ngo umuntu uri mu gashyamba aravuga ngo umutware ntiwamenyera aho banshyiriye umwami. Yesu ngaramwitegereza n'imbabazi nyinshi, aramubwira ngo Mariya. Akivuga ngo Mariya, amaso yarahumuka, aramubona ati ajya kumuhobera. Yesu aramubwira ati wimpobera, igihe cyanjye ntabwo cyararangiye. Ubu nambaye undi mubiri atari umubiri w'abantu. Nibwo amubwiraga ati genda ugende ubwira abigishwa banjye, ubabwire ngo Imana ariyo data, yewe ndababwiye ngo nimugende ubabwire ngo nazutse, ntabwo nkiri numva ndi muzima. Niwe wabaye umwarimu wa mbere, niwe wabaye intumwa ya mbere, niwe wabaye umuvugabutumwa wa mbere w'umudamu wo kujya kubwiriza, kujya kuvuga inkuru nziza yuko Yesu yazutse. Rero Imana igihindura amateka y'abantu. Ndabinginze rero mumenye ko Yesu ajya ahindura amateka. Hari abantu benshi Imana yagiye ihindura amateka, hari abantu benshi Imana yagiye ikora ibitangaza, abantu benshi bari hasi cyane batavugwa batamenyekana, Yesu agenda amenyekanisha. Rero babwiriye nkuru, nitwa Mukamurangira Bibiane. Nanjye Yesu yangiriye neza, yankuye Irodebariyo, nanjye navuga ko Irodebari yankuye mu bitindi, hahandi ntagiraga n'umwenda wo kwambara, hahandi ntari mfite n'icyo kurya, ariko Yesu ibintu byose yagiye abigira neza. Ubu nanjye ndarya, ubu nanjye ndambariye, nanjye meze neza, ndashima Imana. Ndashaka kubabwira rero Yesu kahindura amateka y'abantu, Yesu kajya ahindura. Twabikuye kuri aha mu Bacamanza igice cya 11 umurongo wa mbere. Bibiliya itubwira ibya Yefuta uwo wari mwene Gileyadi, yarangiza afite izina ribi ry'uko ari umwana wa maraya, bari barataye barajugunye
mukase aramujugunye kwa ko ari ifitiye abandi bana, ariko ahita afata icyemezo cyo kuba ati ngiye kurwana, ndwanire ubutwari bwanjye, ndwanire imbaraga zanjye. Nyuma intambara ibaye mu Bisirayeli babuze umuntu wabarwanirira, Yefuta aragenda ararwana aranesha abo mwami w'Abisirayeli. Rero ndashaka kubabwira ngo namwe murwanire uburenganzira bwawe, murwanire uburenganzira bwawe. Umuntu arwanira uburenganzira bwe nubwo yaba afite izina ribi, Imana igihindura izina ry'umuntu, Imana igihindura amateka y'umuntu, Imana igihindura imikorere y'umuntu. Wa wundi utamenyekanaga Imana ikamumenyekanisha, wa wundi wari wambaye ubusa Imana ikamwambika, wa wundi utari ufite icyo kurya Imana ikamuha icyo kurya. Hari benshi Imana igihindura amateka yabo. Na rero dusoza ndagira ngo umuntu wese wihebye, wabuze uko agira, wabuze uko amera, ubu ari kwibaza ngo dore umwaka ugiye kurangira, ese ko umwaka urangiye ndamera nte, ko umwaka urangiye nyiri hahandi, nyiri muri ubu buzima, ese ubu bishobora guhinduka? Imana igihindura amateka y'umuntu. Imana ihindura amateka ya Mefibosheti, Imana ihindura amateka ya Mariya Madarena, ahinduka igikomangoma, ahinduka umuvugabutumwa wa mbere mu bagore. Imana yahinduye amateka ya ba Esiteri yari wa wundi uba iyo kwa se wabo, bari abatindi, bari abakene. Bibiri tubwira ko yabaga yari umuzamu, ariko igihe gito kubwo gusenga Imana ahinduka umwamikazi. Esiteri wari umuzamu ahinduka minisitiri w'intebe. Rero Imana ishobora guhindura amateka y'umuntu ari we wese mu gihe gikwiriye. Imana igira icyo inzira aho zitari, Imana ikavuga iti baho utari ukwiriye kubaho. Uko niko Imana itubesha. Reka dusenga Imana, twiragize Imana. Imana ihindura amateka, Imana ihindura ibihe, Imana inyuranya amaboko, ibyayi indamu y'umuntu bikaba igihombo, ariko muri uko kuba igihombo Imana ikabigira byiza. Mana Data wa twese mwiza, turagushimye kuko uri Imana nziza. Twumvisha ijambo ryawe yuko ugihindura amateka y'abantu. Wari insuzugurwa, wari ufite izina ribi ukamuha izina rizima, wari ushonje ukamugaburira. Ndagusabye rero ndakwinginze ufashe buri muntu wese wumvise iri jambo agira ibyiringiro. Wari urwaye yumve ko mu gihe gikwiriye ashobora kuba muzima agakira. Wari umeze nabi ko Imana yahindura amateka ye. Urakoze kuko uri Imana yacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Mu izina ryawe mbisabye nshima, amen. Philadelphia, Imana iratsinda.